reka mpere kuri Mbonyi. Je narubatse, ariko muri process yo kubaka hari igihe twebwe abahungu twivuga cyane. Ese wowe kufite izina rizwi uzuja muri DM y'umuntu cyangwa ugasaba namba ukamubwira ngo ndi Mbonyi akanga? Bisa nk'ibyakugoye wowe. Yes, biragoye, ntago byoroshye. Uwo byoroheye atubwira, ariko biragoye. Kuko umukobwa afata igihe cyo kukwiga kubera ko uba uri umuntu abonye ubwo ngubwo, ariko wowe uri umusitari. Ese ntago bizakugora kubera ko iryo zina ryawe ushobora kuzabwira umuntu agahita yemera kandi agendeye ku izina gusa? Icyo kintu dusubize kubera ko nturakigeramo. Reka mbaze Dr. igihe nawe yashatse yari afite izina. Ese madamu ntiyakwemeye kubera izina? Murakoze cyane. Okay. Kubijyanye na social media, icyo abonye bamuvuzeho abivugaho iki? Ndavuga kubijyanye no tukeneye kubona nawe avuga ati nkwiye kuzana runaka mfashe mu muziki. Murakoze. Nyagutse ikwiriye. Ni byiza rero. Hari akabazo bambajije, ndagira ngo nakire ibindi bibazo noneho nka bibiri bya nyuma birahwana n'iminota bari bampaye. Bari bambwiye bambajije ikibazo nanjye ngo ese ngo ni iyihe inspiration ushobora guha Israel? Ngiye rero kumuha inspiration. Ariko mbere yuko nanayimuha, Dr. Tom Close yarabanje ngo kuyivugaho. Yavuze ngo hari igihe mu mpano y'umuntu n'umuhamagaro, hari igihe umuntu ashobora, yavuze ko atavuze ngo ni Israel, hari igihe umuntu ashobora gutinda gufata imyanzuro n'ibyemezo bimwe na bimwe kubera ko atarabona nyine umuntu wanyawe ushobora kuza ntibimanuke, ahubwo yaza bikazamuka. Rero nta yindi inspiration namuha. Icyo nababwira gusa nuko Imana ntishobora gukoresha Ben na Chance ngo kubera ko turi babiri ngo idukoreshe ibihambaye kurenza ibyo ishobora gukoresha Tom Close ari wenyine, cyangwa kurenza ibyo ishobora gukoresha Israel Mbonyi ari wenyine. Ntimuzi se ko twamutumiye ahangaha nk'umuntu wamamaye? Mutekereza se ko izina rye ringana n'izina aho ryageze niwe izina rya Ben na Chance ryageze? Munsubizega. Ibyo ari byo byose twemera mu by'ukuri ko Imana ishobora gukoresha umuntu ku rugero runaka ari wenyine, kimwe nuko ishobora gukoresha abandi babiri ku rundi rugero runaka. Nubwo rero Israel ari wenyine, mpamya ndashidikanya ko impact ye ishobora kuba ari mukuru wa impact ya Ben na Chance. Bityo rero mu gihe gikwiriye Imana izamuha umuntu uzaza mu buzima bwe, hanyuma bagafatanya bagakomereza aho yarageze, kandi byose bikarushaho gukomeza kuba byiza. Ni ibyo rero, Imana ihabwa icyubahiro. Sinzi niba nabisubije neza, ariko ni nkuko. Ndagira ngo abantu nibura nka babiri bafite ibibazo bumva birimo kubatwika batasubiranayo mu bambere microphone, ariko mwihangane ntabwo twabaza ibibazo twese. Genda ifite uyifite ari hehe? Okay, ubwo wayishikiriye ngaho baza, hanyuma baze kundebera undi muntu umwe bampera, cyangwa reka tubigire bitatu mbaha amahirwe birahwana n'iriya minota nsigaranye. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Salomo, ndashaka kubaza abatumirwa bacu bombi. Reka mpere kuri Mbonyi. Je narubatse, ariko muri process yo kubaka hari igihe twebwe abahungu twivuga cyane. Ese wowe kufite izina rizwi uzuja muri DM y'umuntu cyangwa ugasaba namba ukamubwira ngo ndi Mbonyi akanga? Bisa nk'ibyakugoye wowe. Yes, biragoye, ntago byoroshye. Uwo byoroheye atubwira, ariko biragoye.
kuko umukobwa afata igihe cyo kukwiga kubera ko uba uri umuntu abonye ubwo ngubwo, ariko wowe uri umusitari. Ese ntago bizakugora kubera ko iryo zina ryawe ushobora kuzabwira umuntu agahita yemera kandi agendeye ku izina gusa? Icyo kintu dusubize kubera ko nturakigeramo. Reka mbaze dogiteri igihe nawe yashatse yari afite izina, ese madamu ntiyakwemeye kubera izina? Murakoze cyane. Okay. Tugire gender balance. Okay. Murakoze. Nitwa Natasha. Ikibazo nashaka kubaza nashaka kubaza Tom Cruise mu ndirimbo kera bagihanga nubwo bagihanga, ariko akiri umusore indirimbo twakundaga kumva zabo na n'ubu twumva, ni indirimbo navuga ngo zifite ibihangano ushobora kumva muri rusange, muri kumwe n'abana, wicaye uri kumwe n'abasaza n'iki. Ariko uyu munsi ikintu gisigaye gihari nko mu rubyiruko, navuga akenshi, sinzi niba ari icyorezo cyateye, hari indirimbo nyinshi ushobora mu by'ukuri kumva nk'isoni zo kumva uri kumwe n'umwana, ziba zifite navuga nk'amaterme navuga ngo zifite amaterme mu by'ukuri wumvise nk'umwana wawe ayivuze ukumva ni nk'isoni mu bantu. Ni iki uyu munsi wahereza nk'aba Joshua Generation nka inspiration yavuga kugira ngo niba bakorera nka platform yego yo gukorera Imana kuri uwo musozi, utari kuvuga ngo ni mu nzu y'Imana, ariko amagambo ashobora kuba yakoresha akaba ari amagambo yakoresha muri iyo inspiration y'iyo ndirimbo, cyangwa se mu muvugo wiwe ari gukora, akaba azi ngo nubwo ndi umusore nayumva, ariko n'umwana wanjye uzavuka ashobora kuzayumva, cyangwa se n'abandi. Murakoze. Murakoze, ikibazo cyiza cyane. Nari navuze ko ngira ngo twagira n'ikindi kimwe cya gatatu tugisorezeho. Gerard. Akisa, murakoze. Nitwa Gerard. Ndashaka kubaza, mbonye ikibazo. Okay, ntekereza ko wenda uko umuntu agenda azamura izina na standard irazamuka wenda y'ibyo atanga. Bivuze ko wenda nk'umuntu wagutumiye, of course ntekereza ko biguhenda, gutwara bande, backup, byose bihenze. Uyu munsi wenda amatorero cyangwa se abantu batumira abantu bashobora kuba wenda kuba gutumira gatubwira ati murampaye amafaranga, wenda byakugora, ariko wenda wowe bizi neza ko biguhenze cyane bitewe na karite ushaka gutanga. Icyo gihe wenda haba ikibazo kivuga ko wenda abanzi ba gospel cyangwa se ama ministries bashyize imbere amafaranga kurusha gutanga ubutumwa, kandi wowe wenda uzi cost bisaba kugira ngo utange iyo product. Ese icyo gihe wagira inama nk'abayobanzi cyangwa se ministeri kugira ngo bavuge ubutumwa ariko nabwo bigaragare ko badashyize imbere amafaranga? Murakoze. Okay, reka bahite babisubiza straight. Duhere kwa Israel, wenda tugaruke gutya. Yes, murakoze. Mwambaje ku kibazo kijyanye na DM. Yeah. Twabivuze kare ko habaho ku platform, ntabwo ariyo identity yacu, ntabwo ariyo ituranga. Buriya biriya bintu umuntu kuri social media ni njyewe nyine wo kuri mu bantu, ariko ntabwo ari njyewe ubuzima busanzwe, ko hariya posting ifoto yo kuri stage nyine gusa mukabona ibyo ngibyo. So iriya siyo identity yanjye. Twavuze ko platform ari tool, ari igikoresho kidufasha kuvuga, gutanga message. So rero niyo noherezanye n'ubutumwa n'abantu nibyo tuba tuvuga, kereka abo dusanzwe tuziranye wenda dushobora kugira ibyo tuganira nyine bisanzwe, ariko akenshi njye n'abashiti banjye kuri Instagram usanga twoherezanyiza ibintu bishekeje gusa, utumime. So nta kintu kirimo kidasanzwe, kiri special. DM rero keretse niba wavuze muri rusange kwandikira umuntu, ibyo nibwo buryo bw'iki gihe bwo kuvugana, muri aho umeze mute, nibaza ntacyo bitwaye, nibaza ari byiza nabyo. Siko bigenze gute?
yasubije oya ntacyo reka nsubize neza ibyo bashaka kumva nabyumvise. So, yes kwandikira umuntu ni byiza mukamenyana nibaza ntacyo bitwaye ese hari ikindi gisubizo keretse niba mwamubajije mufite n'igisubizo suko naho ubundi ibyo arimo gusubiza ni yeah niba ufite ikindi wabongeraho bongere bagende banezerewe nuko kose nibyo byikiye nyine byo kuramukanya. Yeah. Kandi yavuze ko wenda ushobora kwandikira umuntu akaba yakwemera kubera izina okay. Ntekereza ko kubera ko Imana ikunda umurimo wayo cyane yanshizemo izawufuhira ku buryo itazatuma nibeshya ninjya gufata umwanzuro. Okay. Ntekereza ko kubera ko Imana ikunda umurimo wayo cyane yanshizemo izawufuhira ku buryo itazatuma nibeshya ninjya gufata umwanzuro. So rero ntekereza ko ubwo mukomye amashyi mwasubijwe nuko icyo reka katukiveho. Ikindi bambajije nikijyanye na standard y'ibyo mu by'ukuri wavuze ukuri. Iyo umurimo uri gukura uzana na cost, uzana n'igiciro, kandi ubutumwa bw'ubu ngubu buri costly, burahenze cyane. Murabizi ko n'aha twicaye ukuntu hasa neza, ni igiciro runaka cy'abantu b'Imana kugira ngo habe hameze gutya. Ku bwanjye ntekereza ko gukora umurimo w'Imana birasaba ubwenge cyane, birasaba kuganiriza Imana ikaguha umurongo ukwiriye. And yet nanone ugomba kumenya ko utari very important cyane mu murimo. Ntutekereze ko ubuze mu murimo ibintu byose byohagarara. Ntabwo uri umuntu, sindi umuntu w'igitangaza ku buryo ntagiye ahantu mbese ibintu byopfa. So I learned, nize kuruhuka nkavuga ngo ntacuri icyo icara hasi, nutanabikora n'abandi bobikora. Bivuze ngo nintaboneka aho hantu kubera impamvu runaka, Imana iragurutsa abandi baze bakore wa murimo kandi bawukore neza. So ntabwo invitation yose cyangwa hano hose bagutumiye kuhaboneka kwawe ntibivuze ko mbese ntihari Imana igushaka, nubura ibintu birama bipfa nta kindi kiri bubi. Oya, nutanabonekayo biraba kuko n'umurimo w'Imana, si wewe nyiri umurimo. Niyo mpamvu rero iyo standard yego aho bikunze bigakunda, Imana ikahagutuma uragenda ugakora umurimo, ariko ukamenya neza ko utanabonetse nta cyabuza wa murimo gukorwa. Ugomba rero kwiga kuruhuka mu Mana, ukamenya ko uri umugaragu nk'abandi bose. Ibyo wifuza bikozwe ukaboneka ni byiza, bitanakozwe ntuboneke, wa murimo uzakomeza ukore cyane. Ibyo biranshyira ku kandi kantu gatoya navugaho, nuko ntabwo buri gihe suko ntabwo Imana idushyira mu mwanya runaka kubera ko itekereza ko wenda hari abantu bose bari muri icyo gihugu bakeneye iyo space, bakeneye kumva ikikurimo gusa. Hari n'abandi bantu bato kandi ministeri bakora urakenewe, uyu murimo bakora ukenewe mu bantu kuruta ndetse nawe. Hari ahantu ushobora kubura bene yahaboneka bagahabwa umugisha cyane, hari aho bene yabura nahaboneka bagahabwa umugisha cyane. Niyo mpamvu muri ministry turuzuzanya, umwe akura ikirenge hamwe undi akakihashinga, nta cyuho kijya kibaho. Mujya mubibona ko Imana ihamagara umuntu mu bindi, hahantu avuye ntabwo tumenye ukuntu bigenze, ako kanya agahita haboneka undi muntu nawe neza ukora wa murimo, ndetse akanawukora neza kurusha uko abandi bawukoraga. Rero muri uyu murimo, uko umurimo ukura, hahandi wari uri hari abandi Imana ihashyira, aho ugiye nawe hari abandi bari bahari, gutyo tugenda twese duhana space kandi nta kibyiga ikindi. Sinzi niba nsubije. Imana igumugisha. Salomo nanjye hari icyo yambajije ati, igihe washatse wari ufite izina, ese madame ntiyakwemeye kubera ko ufite izina?
buriya iyo umuntu yamenyekanye, kumenyekana kuba kwarabaye part of their identity. Buriya Israel hari ijambo riri philosophique akoresheje avuga ati Imana izafuhira umurimo kurya izamuha guhitamo neza, ariko byanze bikunze idashobora n'ubu ngubu kuba afite umuntu barimo kuganira ku mushinga cyangwa n'igihe cyose azazira, byanze bikunze it's inevitable, nta hantu yabikwepera, azasanga muzi. Ukuvuga ngo umuntu uri mu kigero cyo kuba baganira byanze bikunze aramuzi. So ni ukuvuga ngo nanjye njye nagize amahirwe yo gukundana, kuko nibyo byabanjirije gushakana, n'umudamu cyangwa icyo gihe ari umukobwa usanzwe anzi ariko utanzi nabi, ku buryo kuganira nawe no kugira ibyo twumvikana byanyoroheye, kubera ko abahanzi turi igitabo gisomwa na bose. So rero iyo ibyanditse muri icyo gitabo ari bibi, nta nubwo uta umwanya ujya kuvuga, ugasanga hari byinshi akuziho bigahita bipfa, cyane cyane iyo uri serious ushaka umuntu nawe uri seriye. Kuko iyo ushaka umuntu utari seriye ntabwo yita ku byanditse mu gitabo, nta nubwo wanavunika wivuga. So ni ibintu biri inevitable, ntabwo muri make biragoye kuba wavuga ngo wabyirinda. Iyo wamaze kumenyekana biba byarabaye igice kimwe mu bikugize. Icyo ari cyo cyose, tureke n'umushinga wo kubaka cyangwa gukundana, n'umushinga wa business. So actually buri abantu benshi bamenyekanye hari urwego bageraho bakanga ubwamamare. So kimwe mu mpamvu zituma banga ubwamamare harimo kuba abantu babafataho conclusion mbere yo kubamenya. Tuvuge nk'urugero, hari ikintu Israel yavuze ati nigeze gutekereza kuba najya mu kazi nyuma yo gukora album ya mbere. Icyo gihe yaza kujya mu kazi k'ibyo yigiye, mbere y'uko atangira kugira icyo akora hari uko abantu bari kuba bamutekereza. Tuvuge nk'urugero nkanjye aho nkora, mbere y'uko ntangira kuhakora umunsi wa mbere bamenya ko naje, hari ibyo bari banekerezagaho bishobora kuba byaraje gutandukana n'ibyo babonye. So ku muntu rero uzwi, niyo bigeze mu bintu byo gushaka, wenda ushobora kwivuga kubera yuko hari ba catfish bashobora kwiyitirira Tom Close. Hari konti nyinshi zitwa Tom Close cyangwa zitwa Israel. So aramutse akwandikiye, niyo yaba ashaka gupanga business nawe arivuga, niko ikinyabupfura kimera. Wenda agakurikizaho icyo kwandikiye ashaka. So biri inevitable rero, nubwo kumenyekana, iyo umuntu yamaze kumenyekana bitamukura mu bundi buzima, ugira ibyago by'uko abantu hari uko baba bakeka bakuzi wenda bitandukanye n'uko uzwi. Ariko iyo ushaka umuntu uri serious, uratereta nk'abandi, uravunika nk'abandi, ushyiramo investment y'umwanya, y'ibikorwa byiza bizima nk'uko abandi bose babigenza. Kubera yuko buriya iyo ugiye kubaka ntabwo burimo kuririmba. Ego. Na stage iba mu rugo. So icyo Natasha yabajije ati mu ndirimbo twakoze tukiri bato hari harimo nyinshi nyine umuntu yakumvana n'ababyeyi, ariko izubu ntiwazumbana n'abana. Niki nagiraho inama abakiri bato ba Joshua kugira ngo niba bari hanze bazakoreshe amagambo bashobora kuzumvana n'abana cyangwa n'ababyeyi. Icyo nakubwiye, buriya uzirinde guhaguruka ngo uve mu rugo utazi aho ugiye. Nubikora ushobora gufatirwa mu nzererezi. Buriya n'umuziki cyangwa n'ikindi kintu cyose ukora. Jewe mfite abana bato, umukuru afite imyaka 11 ari hafi kugira 12, ariko out of experience, kuko nanjye nkiri muto nagize intego nza no kuzigeraho, hanyuma maze kuzigeraho nicuza kuba ntaratekereje intego nini cyane
kuko nabonye ko gutekereza ukagira inzozi ukiri muto uba ufite amahirwe menshi yo kuzigeraho. So rero no mu buzima ubwo ari bwo bwose bw'ibyo ugiye gukora, tuvuge ugiye kuba umuririmbyi, ni byiza ko utangira uzi impamvu ugiye kuba umuririmbyi. Ngiye gukorera Imana, ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Icyo gihe iyo utangiye gukora uburirimbyi, fame ntituma utakaza focus, twigeze kubivugaho mbere. So rero no kuririmba nabahaye igihe urugero rwanjye ruri personal, ko nashakaga gukora umurimo w'Imana ariko mbinyujije mu buhanzi. Umurimo w'Imana nababwiye ko yatanze urugero rw'umuntu wamuhaye igikombe cy'amazi, aravuga ati jyewe nari ndimo ncuranga, ariko icyo nasengeraga uwo munsi mu gisubizo nabonye, mpamya ko nawe hari icyo yabonye uwo munsi nk'umugabane we. So rero iyo watangiye kuririmba, intego yawe ari ukomora imitima, intego yawe ari ukubaka sosiyete, intego yawe ari ugukora ubuhanzi. Buriya hari ikintu abahanzi cyane cyane abakiri bato barimo kurwana no kuzamuka batamenya, kugira ngo habeho izina tuvuge Tom Close, cyangwa habeho izina Israel Mbonyi, cyangwa habeho izina The Ben, cyangwa King James, cyangwa Alexis Dusabe, cyangwa n'undi wari wese wa gospel, ni urwunge rw'ibikorwa bito bito uba waragiye ukora igihe kirekire. So ibyo bikorwa iyo abantu babyegeranyije nyuma y'imyaka 5-10, nibwo bashobora kugutereka mu cyiciro runaka gishobora gutuma n'ibyo wakoze muri icyo gihe cyose ubibyaza umusaruro cyangwa bikubera impfabusa. Ejo bundi mperutse gutekereza cyane cyane ndeba ukuntu abantu bakoresha social media, ndibaza nti uramutse ubaye umusazi wa mbere mu gihugu byakumarira iki? Abanyarwanda bose baramutse bagufashe nk'umusazi wa mbere mu gihugu, ibyo bintu byakumarira iki? Hari icyo byakumarira? Kuva ku mupaka umwe w'igihugu kugeza ku wundi bagufashe nk'umusazi wa mbere cyangwa nk'ikigoryi cya mbere mu gihugu, ibyo bintu hari icyo byakumarira? Abanyarwanda miliyoni 14 zose zikaba zikuzi, bakuzi nk'ikigoryi cya mbere mu gihugu. So ni ukuvuga ngo rero gufatwa nk'ikigoryi, gufatwa nk'umusazi, cyangwa gufatwa nk'umugabo, cyangwa nk'umunyabwenge, cyangwa nk'ingirakamaro, ni urwunge rw'ibikorwa bito bito uba waragiye ukora, bimwe ubizi ibindi utabizi. Ariko abantu nk'uko nakubwiye ngo turi igitabo gisomwa n'abantu bose, buri umwe akagenda asoma, noneho bikazarangira waramaze gufata ibara wowe ubwawe utakwiyambura uko wabishaka uko ariko kose. Niyo wabyuka ugahagarara hariya muri rompwe ukavuga uti kuva uyu munsi mumfate gutya, abantu bakaba batabyemera, kubera yuko ijambo uvuze rimwe ridashobora gusiba ibikorwa byose wabagaragarije iyo myaka yose. Buriya baravuga ngo umuntu nakwiyereka uzamwizere, kubera yuko ibikorwa biravuga kurusha amagambo. So icyo rero navuga, kera twakoraga indirimbo zifite ubutumwa, kubera ko nkanjye ubwanjye hari impamvu nababwiye nabikoraga, hari n'abandi wenda byari bimeze uko, ariko hari ikintu bita trend cyangwa agatwiko. Niyo mpamvu nababajije nti gufatwa nk'umusazi wa mbere mu gihugu byakumarira iki? Hari icyo byakumarira kuba umusazi wa mbere mu gihugu, kuba ikigoryi cya mbere mu gihugu? Nyeka ko wari n'umwanya utiyamamarizwa, waba ushatse abantu bose bahita bawuguhereza byihuse. So kuba mubi, kuba umusazi cyangwa gufatwa nabi biroroshye, nicyo kintu cya mbere kiri very easy. Ari nayo mpamvu mbere yo kujya muri studio ari byiza yuko utekereza ku butumwa ugiye guhitisha, ukibaza uti ese ko kino gihangano gikoze bimeze nka kumwe Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana bugereranywa nk'umubibyi wafashe imbuto arasohoka agenda arimo kuzibiba, zimwe azijugunya ku rutare, izindi azijugunya mu mahwa, izindi azijugunya mu butaka bwiza, zirera zivamo imbuto nyinshi. So indirimbo yose ukoze ni imbuto uba ubibye, itwara imbaraga, itwara amafaranga.
so gukora igihangano udashobora kumvana n'abana bawe biragatsindwa. Jyewe mfite abana, umukobwa wanjye mukuru umunsi umwe igihe mperuka gusohora album hashize nk'umwaka urenga, nk'ubu ngubu hari indirimbo mba mfite zitarajya hanze ariko bo baba bazizi kuko turazumvana mu rugo. Hanyuma yumva ibintu birimo kuvugwa kuri radiyo, ageze arambwira ati ariko uyu muhanzi numva ko watwitse ugezweho, ko numva atakurusha, wasohoye indirimbo zawe dukunda abantu bakazumva ko nzi ko wahita umukuraho. Ni ukuvuga ngo ubufana bugomba guhera. Nakubwiye ngo umugore wawe agomba kuba cyangwa umufatanyabikorwa wa mbere, akaba umujyanama wawe wa mbere, n'umwana wawe agomba kuba umufana wawe wa mbere, otherwise ubuhanzi buba burimo kuba igihombo. Murakoze cyane. Okay, reka tube turekeye aho ngaho, ubwo ngira ngo bimaze kuba ibibazo nka 4 niba ntibeshe. Aha, reka ngira ngo mwagiye munotinga, reka duhere kuri Dr. niba banotinze ibyo bakubajije. Urakoze. Ninete yabajije ikibazo kigira kiti ko hari abafite impano ziri mu mpano zigaragara mu bisi, n'uruhe rugero nabaha rw'ibyo nahuye nabyo nkabinyuramo nkoresheje nyine personal experience. Ubwo icyamfashije nyine gukoresha impano yanjye mu isi ariko nkabasha gukomeza nyine nka sustaining, sibyo ra? So sinzi ko wenda nabyita ni ihishurirwa riri personal. Buriya Imana ituma hakaba nabikoresha. Ukuvuga ngo Imana ishobora kugutuma kubwira abantu ibyo ishaka ko ubabwira, ariko hari n'igihe Imana igutuma gukora ibyo ishaka ko ikora. Tuvuga uno munsi niba wabyutse usengera promotion mu kazi, hari umuntu Imana izakoresha abantu mu cyumba utabashije kugera hanyuma ukazamurwa. Cyangwa hari icyo wasabye Imana. Israel mbonye igeze kuvuga ati kera hari igihe umuntu ashobora kuba yarasengeraga school fees, uyu munsi akaba afite ibindi binini asengera. Icyo gihe rero iyo yasengeraga school fees akayibona, ntabwo iva mu ijuru ngo igwe hasi, ifite uwiyinyuzamo. Abo bantu bose rero ntabwo ari abantu bahagarara ku gatuti. Ashobora kuba ari umuturanyi, ashobora kuba ari umukoresha, ashobora kuba ari inshuti yawe, ari inshuti y'umubyeyi wawe. Nizera ko abakozi b'Imana bari mu bwoko bubiri. Hari abo Imana ituma, hakaba n'abikoresha. Ukuvuga ngo Imana ishobora kugutuma kubwira abantu ibyo ishaka ko ubabwira, ariko hari n'igihe Imana igutuma gukora ibyo ishaka ko ikora. Tuvuga uno munsi niba wabyutse usengera promotion mu kazi, hari umuntu Imana izakoresha mu kazi akagutekereza, akakuvugira ahantu mu cyumba utabashije kugera hanyuma ukazamurwa. Cyangwa hari icyo wasabye Imana. Israel mbonye igeze kuvuga ati kera hari igihe umuntu ashobora kuba yarasengeraga school fees, uyu munsi akaba afite ibindi binini asengera. Icyo gihe rero iyo yasengeraga school fees akayibona, ntabwo iva mu ijuru ngo igwe hasi, ifite uwiyinyuzamo. Abo bantu bose rero ntabwo ari abantu bahagarara ku gatuti. Ashobora kuba ari umuturanyi, ashobora kuba ari umukoresha, ashobora kuba ari inshuti yawe, ari inshuti y'umubyeyi wawe, ari n'undi wese. Nizera rero ko iyo icyo wasengeye ugisubijwe, kigasubizwa kinyujijwe mu muntu runaka, ni ukuvuga ngo uwo muntu aba ari umukozi w'Imana muri icyo gihe, kubera ko yakoze gushaka kw'Imana. So rero nizera rero ntashidikanya ko abakozi Imana ikeneye
atari abagarukira hano mu rusengero gusa, ni n'abajya gukora ubushake bwayo hanze y'urusengero, kugira ngo uwo ari we wese ushaka wenda kugerageza Imana, usibye ko ntawe ugerageza Imana abone ko ikora, abone ko ihari, uwayishidikanyagaho ayibone, sibyo? Ibyo rero biri mu kwera imbuto, biri mu kuba wagenda ugacuruza neza, biri mu kuba inyangamugayo no mu bindi. Nigeze kubabwira umuntu nkunda, nakuze mfata nka role model, nge nizera ko ari umukozi w'Imana. Kubera iki? Kuko tuzi benshi bakora nk'ibyo batuzuza inshingano zabo uko bikwiriye. So we uko akora izo nshingano ze, ananyuzwamo gushaka kw'Imana n'ibisubizo by'abantu benshi cyane baba basengeye. So rero niba ufite impano tuvuge yo gukina umupira, biragoye ko wabona ikibuga hano mu rusengero, ariko aho ikibuga kiri genda ukina umupira ariko were n'imbuto, sibyo ra? So na izo mpano Imana yaraziduhaye. Ni nka hari ijambo abantu hano hanze bakunda gukoresha ryitwa cheat code, mbese ni nka visa Imana ikohereje ku isi, ifite ubutumwa yaguhaye kuzana hano ku isi, ifite ibyo ugomba gukora kugira ngo uyiheshe icyubahiro, ariko ikaguhereza na visa izagenda ikunyuza ku bintu bitandukanye. Ikaguhereza wenda impano yo kuririmba, ikaba yaguha impano yo gukina umupira. Ibyo byose nibizaguha abana, ikaguha umugore cyangwa umugabo, nibyo ugomba gukoresha kugira ngo utunge umuryango wawe. Ayo mashiti yongere ngira ngo turashoje.